abasambanya umugabo ku mugabo mufite isezerano ryo kuzajya mubikora reka dukomeze mufite isezerano ryo kuzajya mubikorana uzi ko Imana ivuze uzi ko Imana ivuze Uwiteka mwizera tudayiboneze reka nongere mbasuze mbaye kaze mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose nimba uri mu gitondo nkwifurize igihe cyiza nimba uri mu mugoroba nkwifurize umugoroba mwiza reka nkwibutse ko uyu munsi turi kumwe n'amacano agiye atandukanye Impemburo TV Ikaze TV Rwanda Kiranuka TV Karosi TV 5D TV Ihuriro TV ayandi nibagiye nayahera Pastor Fanny official yeye iri ku isonga iri ku isonga yego ariko ijambo rivuga ngo iki ni igihe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi ako kantu bakavuze kaza muri intro okay reka nongere mbasuhuze rero kandi mbahe ikaze abakunzi b'Impemburo TV iki ni igihe cyo guhembuka hanyuma nawe ugahembura abandi turi kumwe na Ezekiel Rukundo naho ri kuri mikoro bameruka kuri kamera andi mu bantu Pastor Claude yatinyaga wowe wari shitani ariko wabaye mu kirisitu akantu ka shitani ngo murakumvishera muri comment babyandika Pastor Claude iminsi myinshi nyuma yo kurongora ubukaba ufite ntago bavuga nari nsanzwe ntarongora warasambanaga abo ndi kurongora ni iki cyagiye warasambanaga iki nk'ibyo wakoraga se jewe ntago nigeze nkora ibyo bintu sindanabigerageza ndi imanzi uri imanzi neza nikize kabarongeye batabimanzi Pastor Robert maravanga ibintu ahubwo reka nkubwire jewe rero buri hari abantu bampemukira bivuze ngo nje mise mbona ubundi umuntu wamvuze nabi wese n'uwampemukiye wese nje kumuvumurira kuri izi cano uyu munsi abo wavuze nabi nabo nawe wavuze nabi abo ngabo nabuze kubavuga abo ngabo nabwiye Imana ngo Mana mbabarira nabo basaba imbabazi kuri kamera aha ngaje kuvumura uwitwa Mignone Rwagihuta nje kuvumura Vitali w'Impemburo TV n'Impemburo nje kuyivumura hanyuma Baraka TV Baraka TV nawe barakaremewe ko nabitangarije kuri Baraka TV ko abo bose nzabagirira ibambe no ku Rugendo TV niho nabivugiye no kuri Kiranuka TV wagiye gushingura abantu ku Rugendo TV ariko urumva baza wumvese buriya rero akanwa k'umutambyi ntigakinishwa Pastor ko bashinguye ni bashingurike oya narabashinguye kubashingura nyuma yaho baza wumvese byari ifuye ry'umurimo w'Imana urumva narababaye Pastor Fanny yari yambabaje na Pastor Gabriel barambabaje na Eliane bari bambabaje mbura hantu njya gutura agahinda kanje manumva agahinda kanje manareba agahinda kanje icyo mwingingira nuko bene wacu bakizwa hanyuma iyo ndirimbo isanze ya Apotre Gitwaza numva ko ngomba gusaba imbabazi Eliane ngomba ko ngomba gusaba imbabazi Pastor Fanny na Pastor Gabriel ubu rero namaniga yanje ubu namaniga ubu nawe warakisigaye mutunga maniga namaniga urusengero zira ni niga zanje zicyari gushaka content nagare wabibye kamera enye Pastor nagare bateje abantu bagiye kubiba oya urumva Bibiliya iravuga ngo musohore ibishaje mwinjize ibishyashya Imana yasohoye ibishaje kugira ngo hinjire ibishyashya n'Imana yabikoze biriya nta wundi niwe wabikoze cyo kwemerera uhori ahora mu mubiri usora bari abantu bari mu mwuka uri niyamenya kuko ahora mu mubiri impamvu ahora mu mubiri shebuja aranyikoreye Vitali aranyikoreye arangije ateza Mignone Rwagihuta ati niwajya kwakira Pastor Claude ku Impemburo TV izahita urugo rwawe rurasenyutse none hasenyutse urugo hasenyuka na cana icyakoze ahori arimo arayizamura none nanjye uyu munsi nje kwihesha umugisha izamukire Imana iguhaye ikuzo Pastor Claude rero uremewe amena hanyuma rero sasa scenario hari ADPR harangirikani haraposo Mignone Burundi izo scenario eshatu nizo tugiye kujyamo kabaye
Pastor umuntu umwe mu bimikiwe muri ADPR ahari nimba ntibere oya nahakaniza uvuye mu badive nahakaniza uvuye mu badive iza yarambajije ibyo byihore byo kuvuga ko n'imikiwe ADPR ntabwo ndi umu ADPR sinabaye sinzahanda bawe nahize namuhakanije oya reka mbaze nkubwire Matayo 15:8 haravuga ngo ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ntabwo nari nzi ko ari Korode watinyuka kuvuga iri jambo akihakana ababyeyi tujya gushima Donati Pastor Korode ni imandwa yizaye cyane ntabwo ari impandwa ari mu bimbere muri ADPR baza wumve hanyuma ikindi scenario muri scenario nababwiye eshatu ADPR Anglikani Apostle Mignone indi scenario ya kane rero biravugwa ko Apotre Yongwe yatorotse Burundi ngo ateye inda umugore mu pasteur kayo ngo zibaye zigahe enye araza n'ibya gatanu mu kanya oya nenge hari no yavuze nimwe akazasubira muri ADPR ko babaye batinga nenge twagiye uwo n'umuhanzi mbahaze ya gatanu twagiye babikahanayo Reverend Pastor Niyonzima Korode yego mu bantu bavuganye na Pastor Isayi Dr. ikizira Burani Dr. ntago mbizi se cyo promoting ba Dr. ngewe ubwo nibo babizi ababyeyi ababyeyi Zekeri baramuciye ariko ADPR niyo mu papa wa baza wumve Zekeri baramuciye Pastor Isayi yaratangaje jo muri tuganira amajwi mwese ndaje nyabahe ya Isayi twivuganiye igiye ku giti cyanjye azi ko ndi mu kiganiro yaravuze ngo igihugu kigira abana kikabigisha kikabarihira bakagira akazi nyuma yaho bakagisebya basohotse igihugu bakagisebya ngo nabo rero nabanzi bitorero rya ADPR Ezekeri mu yandi magambo ni inyeshyamba ya ADPR Ezekeri ntago ari inyeshyamba Ezekeri ADPR yaramushingiye baza wumve se Ezekeri ni inyeshyamba Ezekeri yasengeraga muri ADPR Kimisagara Katabara n'ubu ni hari Pastor Rushema wari umuhanzi wari umuririmbyi umunuze muri ntuze muri Hoziyana hanyuma Rosas urumva oya baza wumve Rosas hanyuma barakashinze urusengero ryari oya baza wumve se Ezekeri aza kugira gutya ati kwaraboshaka bati we ceceka wakana we bakubita bati yese iki cyo guhanura Ezekeri ati we iravuze bati vuze ibiki ceceka iyo si yiwaye akomeje kuvuga rero ngo havugiye ko papa we barangira bamwandikisha urwandiko bati ntabwo uzongera guhanura yego arongera ubwa kangahe bati busohotse hanze gato yitorero ubanze ugende wiga discipline yo kwiga Pastor babone badasoreze Ezekeri bari kumushobora oya urumva Ezekeri ni ntagondwa ntago bari kumushobora Ezekeri birarenze Ezekeri karagondeka Korode do none ko runamyese Ezekeri we ni nagondwa hanyuma izaragira ati naramubaje ntese hari umukozi w'Imana w'umubwiriza butumwa witwa Ezekeri utuye Kimisagara wasengeraga Katabaro amajwi ndafite ndaje nya praying yose murayumva ko namubaje no kuri Yongwe cyabuza yemera ko Yongwe bazamwakirana Yongwe ubwo turamuzaho muri byose hanyuma na Justin yemera aravuga ngo ariko Korode wandese kumbaza abo kubazi ngo wandese kumbwaza ku bantu urabyumva mu yandi magambo Isayi yatingeze Ezekeri kandi arabizi kiranuka arayizi yarambwiye ngo afite PR uzi icyo bivuze PR ni ukuvuga ngo umuntu ushinzwe communication muri ADPR nuvuga ngo ikaze TV areba ibyo yavuze Baraka iyo yavuze arayireba hanyuma impemburo kiranuka kwa tekinike hanyuma Rosas ati waretse kumbaza ku bantu kwabo bantu wowe uzababaza imbuto zabo bigeze bera mu itorero hanyuma baze bavuga itorero rya ADPR Ezekeri nize mbuto weze muri ADPR Isayi yarambwiye ngo nzababaza imbuto beze mu itorero umva ngusubiza ahangaha nyiri hano uzamumbwire ngo imbuto yose imenywa n'uwayisoromye hanyuma Isayi wasoromye ye kuri Ezekeri hanyuma azaba ari uyikubwira baza wumve mubaje kuri Justin rero ati imbuto zabo zigaragaza abo bari uyu munsi uzababaza imbuto beze Justin rero
avuga ko yabanye n'umugore urwaye sida yishingiye arangije baratandukana nyuma yaho nibwo yaje gushaka umugore bakora mariage byo ndabizi n'ubukwe bwabo bwa Justin nabo utashye umugore n'uwikabuga kandi Justin ashobora kuba atakibyibuka oya Justin kuno byagenze ntabwo uri umunyamakuru ushaka barakarembe baraka ko yatangiye gushyuguza itatekame ashaka kugira icyo avugira muri iyi nama natere kamera hanyuma basasa Justin mu yandi magambo Justin bamutenze ku mugore wa mbere wa wundi ufite ubwandu bwa sida oya wejya uri inyeshyamba muri zo iraguca mu Rwanda hose oya ni inyeshyamba muri zo ariko kuri nyako kuri he kuri nyako nako kurahaye bajyaho bakore subscribe ni Ntorero TV hayo umubare rero sasa Justin amaze gutengwa muri ADPR ibintu ndagira ngo tube serious amaze gutengwa muri ADPR nibwo yahise ava mu itorero rya ADPR bamutenze kandi mwibuke yuko Bibiliya yavuga ngo Yesu yaravuze ngo igihambiriwe mu isi no mu ijuru kizagira gute Ezeke ibihambiriwe mu isi no mu ijuru bizaba bigize gute biterwa n'uwagihambiriye oya urashaka gutinya kuba gutenze Pastor reka tuvuga ngo tugaruke mu kiganiro reka igihambiriwe mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe reka tugaruke mu kiganiro hagati n'uwagihambiriye nicyo bagihambirije reka tugaruke mu kiganiro bisanzwe hano twe twagiye ariko scenario hakurya no hakuno nayumvise reka tugaruke aha twagiye Pastor Claude ejo bundi muri ADPR azamuwe ibendera ry'ubutinganyi noneho ndakana itorero ry'umwuka nawe niho wabatirijwe nk'umukozi w'Imana kandi unemera n'amavuta yaho dore ko uri umwe mu nshuti za Isayi uri hafi yiwe iyo ubonye itorero ry'umwuka rizamuwemo ibendera ry'abatinganyi nkawe nka Rivera Pasteur ari Rivera cyane we ni ariko mwaretse nkamumvisha amajwi ya Isayi mukabona kumbaza reka banze ngo ikibazo wawe kidusubize ubona itorero riri kugana hehe iyo ryakira abatinganyi mu ruhame rero ibi bintu nabonye ni tekinike nabonye mari ari diru icyambere Pastor Isayi yambwiye yuko twivuganira ku murongo wa telefone kuko yambwiye ko amacana arenga 7 yose andi imbere ku murongo wa telefone arambwiye ati mu by'ukuri twatumiye itorero ry'abanyamwuka ndamubaza itoro mwatumiye ryari ADPR nk'iy'u Rwanda ngo yangu itoro rya ADPR riba mu Rwanda gusa ngo hanze ntabwo haba ADPR ndamaze none se mu Bubiligi no mu Bugande ntihari ADPR ubwo urumva ahantu tekinika aho ziri ati ADPR iba mu Rwanda gusa ati cyakoze ni itoro ryo muri Amerika ry'abanyamwuka ndamubaza se mwabatumiye nk'itoro ry'abanyamwuka nibyo mu rusengero ntabwo musaka nibyo ko yarambwiye ngo mu rusengero ntabwo basaka abantu binjiye mu rusengero ndamubaza umaze kubona zunguza kiriya gitambaro 1 2 3 4 5 6 7 ukamusanga ku munota wa 5 niba atari inshuro ya 5 wamenye ko ari idarapo ry'abatinganyi cyangwa atoya ati ntabwo nabimenye wabibwiwe n'iki ati nabonye abakristo bamwe barangariye icyo gitambaro abandi bari barimo bararamya barahagarara tubona abantu batangiye mbese abantu bacitsemo igicukuntu ati nibwo umuntu yanyongoreye ambwira impamvu y'abantu barangariye icyo gitambaro ati njya gusobanura uwo muzungu umusobanurira se wari uzi ko ari icy'abatinganyi cyangwa atoya ati mubujije yahise arekeraho Pastor tukiri aho ngaho wewe uri mukuru kandi na Pastor Isayi ni mukuru ni umuntu ukurikira social media cyane cyangwa se ukurikirana imbuga nkoranyambaga kenshi cyane wowe ukize munyurabwenge cyangwa se reka dufate ku rugero uriho yego Isayi hamya neza ko ataratwera darapo ry'abatinganyi bitewe n'igihe amaze hano hanze reka mbaze nkubwire mu minsi ishize n'ukwezi nyirango ntabwo kurarenga Société Biblique ishami ry'u Rwanda ryakoresheje inama iyobowe na Karidinali Antoine Kambanda avuga yuko Bibiliya zahenze abafinansaga Bibiliya y'u Rwanda ishami rya Bibiliya mu Rwanda bamaze kuba abatinganyi aho turabyemeranwa noneho baravuga bati ntimutangazwe Bibiliya iguze 70,000 mu minsi mikeya kubera ko abafinansaga Bibiliya mu Rwanda babaye abatinganyi keretse abemera ko bakifatanya n'abatinganyi aho hantu mwahumvise noneho niba mubyibuka neza na nyuma yaho
mwaje kubona Karidinali Kambanda kuri televiziyo y'u Rwanda na Poso Mignoni Kabera Alice basobanura bavuga uburyo abantu bagomba gutera inkunga Bibiliya. Niba mureba kuri Zaburi nshya President yashyizeho nimero ngo gutera inkunga ariko ari amafaranga iriya nimero mwarayigenzuye ni tekinike deal iriya nimero mwarayigenzuye iba kwa Zaburi iriya 07 neza amazina yawe baza gutera inkunga banyujije ku iriya nimero cyangwa bajye kwikaza TV Rwanda ya buri muntu wese batera inkunga Bibiliya bitewe nuko ibintu byo kwa Silas byatuteye amakenga twagiye ntabwo ariyo turiho tekinike deal hanyuma rero uko byagenze Pastor Isayi avuga ko batumiye ababwiriza butumwa batari bazi niba arabatinganye batarabatinganye niba ngarabatinganye cyangwa atarabatinganye ntabwo babizi arambwira atari ko Bibiliya ifite n'ikivuga ku mukororombye naho sawa ndamubaza none se uyu munsi wa none ko hari abantu basohotse mu itorero rya DPR barimo bararwanya itorero rya DPR urabivuga hiki ntaho hari beza keri batari kwaretse kuvuga ku mazina ku bantu nabanje mubaza witwa Pastor Theoneste wa wundi ati iyo hari ikibazo mpamagara umuntu mu biro cyangwa se nkaba namutumaho n'indi timu bakaganira niko hari uwitwa Ezekiel atuye Kimisagara asengera Katabaro ngo korode waretse kuvuga ku bantu ati Ezekiel nyine urumva ni tekinike yari yumvise karozi yari yumvise inkotsa arabati inkotsa zankuraho urumva hanyuma abayumva izina Ezekiel aryumvise kiranuka aravuga ati uyu munyamakuru reka mwihorera Theoneste ntabwo afite na WhatsApp yabasha kunkubita ariko Ezekiel afite iminwa myinshi mubaza ku bya Yongwe ndamubwira ko Yongwe yatangaje ko yifuza kugaruka mu itorero rya DPR witeguye kumwakira arambwira ati nabandi bose bagiye ba Ezekiel nabandi bose nibagaruke mu ruhongore ndamubaza ko Yongwe yasohotse ari mwarimu mu Gakinjiro uyu munsi akaba ari apotere uzamwakira nka potere uzamusubiza ubwarimu bizagenda bite ati korode reka twe gukorera inama ku itangazamakuru naza bifite inzira bizanyuramo mwabyumvise ariko kandi ku cyitwa batinganye maze kubona ko Anglikani yabyumba abazungu biciyemo ibice bamwe muri ADPR abandi bakaba bagiye ibyumba ibi bintu byarateguwe Zeke hari cyurenza mu yandi magambo ushatse ihuriro ry'amadini n'amatorero kubera yuko iyo witegereje ukareba tekinike kwamamaza rega burya ntabwo bisaba iminota byinshi nubwo bisaba amasaha haramutse yavuzwe bati Zeke rivuga kuri kiranuka umunota umwe ukayivuga neza bye kwamamaza kwa gutambutse habayeho roti muzazunguza ibitambaro tuzajya mu kuramya uzunguza ibitambaro uzunguza idarapo ugire gutya hanyuma zaza nkubuze kuko bange ntirekeraho ya minota yaje akantu wakabonye babyumvise akantu wakabonye k'ibyombo kariya ni rurangiza kariya ni rurangiza rwa burundu reka mbabwire Pastor Antoine Utayise Dr Imana yari yaramwiyeretse aregura oya ntiyeguye ariko yagiye mu zabukuru Imana yararebye isanga Rutayisire igihe cye kirageze kugira ngo adakirana n'ibi bintu by'abatinganye muze murangirikana reka tuganire Pastor Isayi yagaragaye kuri social media yakoranye ikiganiro na Zaburi nshya asobanura yuko biri ari ibintu atarazi nawe byamutunguye anasaba n'umuzungu yuko yasabye imbabazi tugaruke cyane kuri uyu reka maze mbabwire hari ibintu abantu bakora barangiza ubuse nka Brazil yabaza iki umuyobozi wiwe Agape TV Theo yabaza iki umuvugizi wa ADPR jewe inama yanjye nyirizina natanga nahamagara Ikaze TV Rwanda Kiranuka TV Impemburo TV Baraka TV Urugendo TV Pastor Fanny Official 5D TV Intoranwa TV na za Karosi channel zose akora icyo bita press conference y'ama YouTubers yabonye ibyo bintu hanyuma bamuhate ibibazo ubuse urafata umukozi wawe mu rugo ukamubaza ko uri shobuja umukozi yakubaza ibikiza kamubaza ngo ibiryo biraryoshye umuntu bazeze kera agahita kwepa noneho yaba araheze kera ari bikagenda urumva ibyo bintu rero ariyo we riyobokamana
ntashaka kubivugaho ari zaburi iki ni ukurumahuha ari Agape TV ari Nkunda Gospel abo bose ni tekinike ari ngo zanuze za nibohoka nizaki barabo ntacyo bavugaho ntabwo mbyibuka naho uzibuka giye nazo ba Izayi uzayisenga Izayi wa muhanzi Komera TV abo bose rero numvise baravugishije abayobozi ba DPR ariko kandi ntabwo ibi bintu ariko ngeze naramuhamagaye inshuro ebyiri ntiyamfata ntiyagufata ongera umuhamagara turebe zina ry'Imana rakwita umwuka w'Imana arambwiye ngo birashoboka kereka naba atari hafa kamuhamagare rwose ibintu birakaze Revera Pasteur Izayi muhati ibibazo ukivuga kera ubwabyo shayahita nayikupa ndamuhamagaza yanjye iracamo ntabwo ayiborose iriho ndahamagaza yanjye nanjye ntabwo ayizi iyi nimero rero irazwi iratenzwe hamagazi yawe hori hamwe nimero ze muhamagare 0788 oya mwizivuga mu kiga uriya ni perezida wa DPR reba abakubahwa tububahe abana mwe muramenye mudakora mu bwanwa bwa baso nimero yo ntabwo twayivuga ibanga kereka ari ica hituro oya nta turo yazishaya iramururira ngo ntayazi mu mperezi yanjye nanjye tekinike diru iyi ngiyi yanditse ahantu yawe rero iyi ngiyi hari ahantu yanditse ndabizi neza ikiri ku mpemburo igaragara ku kandi iyo ngiyo isigaye hasi impemburo nayo ifite ibibazo muri ADPR oya birahari rega wibuke ko Ezekiel rero yahanuriye ubuhanuzi bw'ipiki ko Ezekiel n'impemburo batenze ibintu birakaze kandi ikindi nubwo impemburo batatangaje ko itezwe ariko nta gutengwa kuyambura umugore bisa kuriya ariko akinyitaba ndamubaza Vitali nawe ahangaha rero ntabwo ari bukwitabe reka turebe ko Kiranuka TV irakuvangiye ikindi cya kabiri ntabwo Pastor Claude ari umwe mu bayoboke ba DPR byose bivuze iki kandi uvuga ko tunahazengera uze wumve ntibagufata kandi nibwo bwa nyuma ntimuzongere kubaza ibya DPR mwabana mwe uri represent turaduhagaritse afite umushoferi amafaranga dukora twemera kumwishyura contribution inshuro enye abana essence y'uwo munsi twayigura maze amayinite tumuhamagaje nta yacu rero ndabona uyu mushumba ari mu nama zana iyo mpamvu nkoresha iyo ngiyo cyangwa yavuye ku ntebe yeguye oya Imana iravuze ngo aracyari ku ngoma birashoboka ko yeguye Imana iravuze ngo aracyari ku ngoma yeguye kigaragara ko yeguye ntanashaka no gutanga amakuru y'ubwegure bwe oya aracyari ku ngoma oya twamukuyeho oya Ezekiel rero hanyuma mwirirwa mujya kure mwaramutse neza muramahoro oya hano se yego turashima Imana nyakubahwa muvugizi ndi kuri kamera mwese mwigeze hano ku mutandi mukuru ndi mu kiganiro hanyuma twifuzaga kubabaza ku bintu birimo biracacara mfite ikiganiro ku bijyanye n'idarapo ryamanitswe mu rusengero mu Gakinjiro bamwe babyita idarapo ariko twe turabyita agatambaro
nyakwa muvugizi abantu baragira bati ni iki cyateye mu itorero rya ADEPR kwa ADEPR tuyizi nk'itorero ry'umwuka wera ari itorero ry'icyitegererezo uyu munsi bakaba bakiriye abatinganyi ese babakiriye batazi ko ari abatinganyi cyangwa byarabatumye nihanganiro ni rwaye kagiripeho hamagariyemo rero inde my love kanya twatangiye tubwira ko ahari my love aragaruka rero banza wumve tekinike diru umugore nishakiye ndi mu kiganiro rero umugore wanjye aremewe aremewe tuguye icyambere kamye kuba turimo nka ADEPR yego itorero rya Pantekote yego kandi ntitwemera ubutinganyi yego tunabushyigikira yego tukanabwamamaza tunafatanya n'abatinganyi yego rero nta nubwo twakira ubutinganyi rero ikindi ni uko umuntu uwo ari we wese twamenye ko ari umutinganyi yego ntabwo twakorana nawe yego rero abashyitsi twakiriye abashyitsi ni abakristo yego bo mu itorero rya ADEPR mu itorero rya yuzuye umwuka ariko ADEPR iba mu Rwanda yego abantu b'abapantekote n'aba mu Rwanda gusa ikindi ni uko nk'uko bino bivuze by'igitambara abandi bavuga idarapo umuntu umwe wabaje muri abo bashyitsi azunguza tukamubuza yego tukamubuza ariwe akavuga ko atari umutinganyi ibyo yaba wataba we yaba wataba tumushyigikiye twabonye video yiwe asobanura mu by'ukuri avuga yuko atarabisobanukiwe kandi ko ari umukristo ko akunda Yesu Kristo ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ko atashyigikira ubutinganyi nahamagara ntabwo yemewe tekinike diru kiriya gitambaro mumusobanura ko twabonye musa n'abamwegera mu runama muca bugufi muramusobanura nk'umuntu w'umushyitsi nk'umunyamahanga wari ugendereye u Rwanda nibyo kandi usibye ko bamwe atari ko babifata mumusobanuriye yabasubije ngo ikinyakwa muvugizi ngira ngo hari uriya mwanya icyo namubuza kugikoresha wari wasobanukiwe ko ari igitambaro cy'abatinganyi oya nabonaga umva amadarapo y'abatinganyi abamo ibintu by'amabara menshi mukorombya yego mukorombya ufite n'icyo uvuze ku Mana ahubwo ariko ikindi akaba nabwo ufite icyo uvuze hari uburyo ikibi cyiza yego kigahita ko gituma abantu bahinduka uko bumva Bibiliya nabyo abantu bakifuza bikorera ubundi busesenguzi yego bakibaza uyobonye umukorombya mu kirere batekereza iki Imana bayita iki yego ibyo byose nyine izo discussion cyangwa ibyo biganiro byose yego ntabwo bikwiyeho ko umuko butinganyi uriho mu isi uri gukwirakwizwa ntituwushyigikiye ntitunawemera birumvikana iyo ubonye umuntu ukagira nyine ayo makenga ko icyo kintu cyaba ari cyo yego ugira umwanya wo kuganira nawe uba tuganire nawe atubwira ko atari umutinganyi n'ibyo akoze kwitanga ubutinganyi umva iyo ni declaration yikoreye yego bamwe bashobora kwemera cyangwa bakabihakana bisigaye bari Imana ndetse n'abantu uko bakomeza kubikurikirana yego wumva we yakoze nyine agakora declaration ati ngenda umukristo sinabamaze ubutinganyi yego
undi nakaba ati ibyo ngibyo arabeshye uvuga akabeshye afite ibyo ashingiyeho n'uwabikoze iyo declaration afite ibyo ashingiyeho ariko ikirenze ibyo byose ni uko twebwe icyo turicyo ntitwemera ubutinganyi. Yego nyakubahwa muvugizi w'itorero rya ADEPR mu Rwanda ndetse no hanze kuko mu Bugande mufite itorero no mu Burayi ryaragutse uyu munsi wa none turabona abantu baza bagasebya itorero rya ADEPR harimo witwa Pastor Ntakirutimana yaravuze ati jewe Izayi ndamweguje akweguriza kuri YouTube abantu babeguriza kuri YouTube mu muyobozi ndumva uyu mwanya tutajya kuvuga abantu tujya mu mazina ngo uyu n'uyu yavuze ibi. Yego urumva iyo nshatse kuvugana n'umuntu ndamuhamagara cyangwa nkamusanga cyangwa nkamutuma ku biro ariko nuko nyine hari byinshi umuntu abantu bagira by'imyitwarire bimwe bidashingiye kuri Bibiliya ibindi bidashingiye ku ndangagaciro ariko n'ibindi bidashingiye ku mikorere y'itorero uko itorero ikora. Itorero rigira inzego rigira amategeko rigira noneho ariko hakaba n'abashingiye nyine ko bagira umwuka wo kudakunda itorero. Yego hakabamo kubera yuko mwamuhagaritse bitewe n'amakosa amwe mu buryo mwe cyangwa se ubundi aho niho twari duhereye tuvuga tuti kuki iyo umuntu ari mu kazi ni bya bintu umunyarwanda yavuze ngo nta umurundi yavuze ngo nta uvugana indya mu kanwa. ngira ngo nyine nk'uko nabivuze ntabwo najya mu itangazamakuru kuri social media nk'umushumba wongeye kuvuga runaka buriya iyo mu kintu kiri kuranga umushumba harimo kubaha no kubaha abantu n'amahame y'ikigo n'amahame. ndamutse nshaka kuvuga kuri umuntu ati we wakoze ibi ndamuhamagara mfite inama zindi zamusanga cyangwa nanamwandikira ku giti cye ushobora kujya mu bitangazamakuru ariko nyine kenshi abantu batandukanye n'ubu n'umuntu yagiye mu biganiro nk'ibyo ujya ubanza nyine abantu bagiye bagira bateka iyo muntu n'indi afite ubuhamya ki barebe ubusanzwe ubuhamya afite kuko umuntu y'abantu ubona bavuga ureba niba ibyo avuga ibyo bintu atabifite mu buzima bwe. rero icyo abantu nyine bajya bitaho kuko social media ntitubwira abayijyaho n'abatayijyaho twisanga abantu batandukanye bayigiyeho cyane kandi nk'abanyarwanda sinibyitorero gusa uzumva batuka igihugu uzumva batuka abayobozi uzumva batuka itorero cyangwa igase na ADEPR gusa. Yego uzumva umuntu agiye kuri social media icyo kintu arimo bajya banza barebe n'abarinde barebe ibyo yanyuzemo bindi barebe nyuma y'iyo kamera ari iki. Yego barebe amateka barebe ubuhamya bwe. Rero ibyo si no kuri ADEPR gusa muzumva abantu bajya mu bitangazamakuru cyangwa mu bindi bikorwa bitandukanye bajyanywe no kuvuga abantu. ni byiza kubanza gusubiza amaso inyuma bakaba batarya uriya muntu wavugaga ibi harya we n'indi harya afite ubuhamya harya ibyabayemo we n'ibi icyo yakoraga ibiki harya we ubuhamya bwe ni ubuhe. we nimusanga ari bwiza cyane ku buryo yajya gutokora amaso y'abandi muzamukomereza ariko n'umusore gutokora amaso bose ntabwo wemerewe kujya kureba mu maso y'abantu. urakoze cyane nyakubahwa representa. hari uwitwa Ezekiel Rukundo atuye Kimisagara yasengeraga Katabara. Claude waretse kumbwira abo bantu bose urabazi ubyitaho ndabazi we waretse kubwira ati nakubwiye muri rusange nakubwiye muri rusange kandi mubwira n'ibirenze itorero kuko ibintu bisanga kuri ADEPR gusa babisanga no mu yandi matorero ugasanga no ku bindi bikorwa bindi bitandukanye. mbega uwo mwuka wo kuvuga ikibi no kwamamaza ikibi noneho biba bibi iyo bisanze mu bantu bitirirwa izina ry'Imana. iyo habaye cyiza ushobora gushyiraho nk'indirimbo nziza ikora yayisohoye cyangwa muyishagije neza abantu bagakizwa. uzasanga abantu bagira umwuka wita ko bafata iyo nkuru ngo igere ku bantu benshi kandi ni inkuru nziza bazaba bakeya.
rero nubona umuntu ashishikajwe no kuvuga ibi uzabanza urebe ko ibyo avuga ni ibiki ko ubivuga we ninde we wafite ubuhe butore afite ubuhe bukiranutsi mbega ibyo umuntu yabirenza izina runaka n'izina runaka kugira ngo mbega uyu mwanya mpamagaye utaba wo kuvuga abantu kandi ndi umushumba kandi iyo umushumba w'abeza kandi n'ababi bose baba bahari bashinzwe kugira ngo ukomeze ubingingire Imana umwami Yesu abiyereke. Amen. Inkunziza cyangwa se hari umuntu witwa Harerimana Joseph yahoze ari mwarimu wa ADPR mu Gakinjiro, uyu munsi aherutse gutangaza aravuga ati jewe birashoboka ko nayobye uyu munsi ngomba gusubira kwa data nkaba umwana mu rugo rwa ADPR. Nyakubahwa representa Ndayizeye Isayi, waba witeguye kwakira Harerimana Joseph Yongwe uyu munsi wari witwa Gapotere arifuza kugaruka? Ubundi bwo ADPR ivuga ubutumwa bwiza, yego, abataramenya Yesu bakamumenya, kandi ari n'undi wese wakumva yagiye ashaka kugaruka yorotse ko karitorero. Aragiye yagiye ari mwarimu, yasohotse ari mwarimu muri ADPR Gakinjiro. Uyu munsi wa none nyuma yajya gushinga itorero ryitwa Horeb Holy Church, uyu munsi agarutse yasubira mu nshingano nk'umuvuga butumwa w'umwarimu cyangwa yaba umukristo usanzwe? Urumva mbega aho nyine ari bamwe kuri pastor sinzi n'umunyamakuru ni iyobokamana, turi mu iyobokamana. Ariko ikibazo ni uko mu makuru ushaka amakuru ko abantu bakora inama mu makuru. Oya twe turashaka inkuru nziza y'ubuye ntabwo igiye kugaruka. Bene ibyo bikorerwa amakuru, bikorerwa inama, bene ibyo bikorerwa inama. Naho rero ibyo umuntu yagiye yagaruka maze n'utaraza tuba tumuhamagara ngo aze dukora umurimo w'Imana, dusenga Imana, dukore ubwami bwa Kristo. Amen, amen, amen. Hariyo we ntiwigeze ugenda? Jewe narubuka njye namenya ko abantu benshi batandukanye ariko n'uwego wagenda nawe ntabwo wagiye mushumba zaza cyangwa naho uri naho usahawe zaza. Reka tugushimire nyakubahwa representa Rega, umuvugizi w'itoro rya ADPR, tugushimire. Hanyuma tubwire abantu ko ukuyeho ikintu cya runtu ku munyamahanga wazunguje igitambaro, kuko bamwe babifataga kwinshi, ariko ntabwo wafata umudamu winjiye mu rusengero mu bushakoshi ye ngo urebe akantu kose karimo. Muyobozi tugushimire, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, Yesu umugisha nawe. Hanyuma sira ku ibinyamakuru turi kumwe ni Ikaze TV, Impanuro TV, Urugendo TV, Karosi TV, Kiranuka TV, Ukuri Nyako TV, Baraka TV, Zamara TV. Abyo nibyo binyamakuru twari turi kumwe. Reka tugushimire kuba uduhaye ukuyeho uruntu rwawe ruhari. Umugisha w'Imana ntukabure kubana namwe. Murakoze, Yesu umugisha. Murakoze namwe muvugizi. Ndemewe sinemewe. Fasha gutya kabaye. Ndemewe sinemewe. Amen. Tukazabikurikirana. Amen. Ikibazo cya mbere kiragira kiti shyira hasi aho kakuyeho uruntu bibazwaga n'ibitangazamakuru bitandukanye. Yego, tukaba twabonye uyu muzungu wasabye imbabazi n'iby'umuvugizi yasabiye imbabazi akanakuraho urujijo. Yego, yamanitse amabendera muri Anglikani. ntabwo ari we ariko n'ubundi ntacyo, ariko n'itsinda ry'abazungu ko baje bose. Icyo nshaka kukubaza ni kimwe. Yego, uyu muvugizi wagukoresheje kugira ngo akureho uruntu kwishyura ngahe, yaguhaye angahe? Ubuntu bw'Imana ntabwo bugurwa. Pawulo yaravuze ngo mbese
dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. no nawe uvuze ko ushigikiye abatinganyi zari kwari uguca inshuro kugira ngo ubone uko ugaruka muri ADPR. Ibyo ari byo byose umva Ezekiel na Hori izanye ni pastor nanjye ndi pastor. Twese duharanira ubwami bw'Imana kuzajya mu bwami bw'Imana. Kuba ntabwo muri ADPR ntabwo muri ADPR ntibikuraho ko twese dufite inshingano za gishumba kandi ikindi urumva umubyeyi arimo aratarura intaba zazimiye. Twese arimo aravuga ati ahubwo wowe ntiwagiye nawe garuka. Ndakubaza iki kibazo warazimiye jewe urumva we yatekerezaga ko nabaye inzimizi wenda kubaza nkawe sinkubaza mu byatekerezo nanjye ndagusubiza nka Ezekiel cyangwa subiza abadukurikirana yatekereje ko nge ndi umwadeperi ariko jewe ntabwo ndi umwadeperi sinigeze mba umwadeperi naturutse mu itorero ry'abadventiste mu munsi wa karindwi ntabwo nigeze mba umwadeperi nyuma yaho mu gikari naje kumusobanurira arambwira atari ko nawe twakwakira n'ikaze kuki utamusobanura bitari mu gikari ngo tubyumve oya nabyo byose birashoboka najyayo ADPR ni itorero ryiza ni itorero ritamwaye ni itorero ryifite kandi itorero mwese mubarizwamo kandi ubona ko ari itorero nta kibazo na kimwe kuba umuzungu yiraje kazunguza ibitambaro Reverend Pastor Korode ari bo bayakwandikira kuri YouTube uziyandikwa nandi ariko kuri YouTube ntago ari mu rusengero YouTube ninjye uba wayiyandikiye kuko ninjye yavunikiye ntago bishoboka wowe urekura kanwa ukavuga ariko abandika amafaranga ntabwo yaza niba arayo muri Illuminati niba arayo mu batinganyi ushobora gusanga ubuyobozi wa YouTube ari umutinganyi kandi wowe ukaba ufite YouTube yitwa ishimwe kare wo mugize umutinganyi ariko sinjye mugize umutinganyi none se si umunyamerika si umunyamerika ari wazunguje igitambaro mu rusengero muri ADPR ni umunyamerika ari wakijunguje muri Anglikani ibyumba ni umunyamerika ari YouTube tukoraho ni inyamerika kandi leta y'Amerika yemera abatinganyi ikibazo gihari yego cyangwa we barayemera ntibayemera ntabwo mbizi niba utaramenya ko Amerika yemera bati bitese kandi ndi mu Rwanda reka mbaze mbabwire araho ari banke mubitsamo amafaranga ari amafaranga muzaturuka ntabwo tubitsa muri banke twe dufata amanyarwanda ariko mufasha amadolari muza babayabikije muza bayakoraho muziri bandi abatinganye mushobora kugenda nabo mu modoka ariko ntumenye ko ari umutinganye bitewe nuko wowe atakwibonamo erega nabo barabenguka ubu hari agasore keza gashobora kuboneza cyari baringana twagiye dukomeza abapasiteri bo muri iyi minsi ubwo mugiye kuba batinganye Zekeri hanyuma rero Korode Korode w'inkwepa unjyana hirya no hino nanjye yituzengurutse uyu munsi ndi kumwe nawe ndi kumwe nawe hano kuri kamera iri darapo ryagaragaye Nyarugenge ryongera kugaragara muri Anglikani uyu munsi ibyo umuvugizi yatangaje ko atazi ko ari darapo ry'abatinga riya darapo reka nkubwire ko kuri kumuvugizi cyangwa n'umuvugizi nawe ni umunyakinyoma umuvugizi aragira ati ryaba ari ry'abatinganyi ritari ry'abatinganyi twe ntabwo twemera abatinganyi nka ADPR bo ntibemera abatinganyi ati niba tutemera ko umugabo n'umugore baryamana atari umugabo ku mugore wiwe atari umugore w'umugabo niba tutemera ko abo bantu baryamana ni gute twakemera ko batinganye umugore ku mugabo umugabo ku mugabo baryamana kandi ibyo avuga ukumva ari ukuri watumwe kutwemeza yuko ibyagaragaye hariya ari ikinyoma atari by'abatinganye nkuko bino bitangazamakuru ikigaragara rero Zekeri kiriya gitambaro ntabwo cyujuje abahanga bazi kwitegereza bakareba kiriya gitambaro bavuga yuko kiriya gitambaro kitujuje ubuziranenge bw'ibara ry'abatinganye iyo ufashe bazabwira ko Korode yabayewe byarangiye bazumve iyo ufashe bazumve sanuzi jya kuri YouTube uhamagare rya darapo bazamuraga ku gihe cy'ambasade nusanga ari darapo ryo ku gihe cy'ambasade bazamuraga hano mu Rwanda muri ambasade kwa Birigi nusanga ari sarakira gitambaro cy'abari abazungukazi ungaye ntabwo bihuye birenda gusa ariko ntabwo ari idarapo ryujuje ry'ubutinganye kubera iki byenda gusa kubera iki ari ibintu tubonye muri iki gihe cya none tutabibonye mu gihe cyarangiye ariko se Zekeri ubu nibwo mpuzamahanga nibayeho Zekeri wavuze ngo Karidinali Kambanda Karidinali Kambanda yaravuze niwe ntuzi umuyobozi wa Gatolika mu Rwanda yaravuze ngo akaba n'umuntu yaravuze ngo ahagarariye papa mu bihugu birenga bingahe hano muri Afrika yaravuze ngo umuryango wa Bibiliya mu Rwanda abari barimo bose abawuteraga inkunga bagiye he bagiye mu butinganye abantu nibifatanye n'iki n'abatinganye kugira ngo Bibiliya zigire gute oya
zigira gute ushinzwe ivugabutumwa i Roma Vatican ni kwisose oya Claude none se ko tutarababona muri Gatolika ndakubaza ikibazo ubwo kugira ngo biraziboneke ADPR ni yakira idarapo ry'abatinganyi ngirikani ryakire nandi madini ahubwo dore icyo twavuga birashoboka yuko Pasitoro Izayi Ndayize umwe ya Izayi Claude ntabwo ndi umuvugizi reka mbabwize ukuri na umva na momo yiwe y'igiceri kimwe cy'ifaranga ry'u Rwanda ntayo nzi irijwi rije rite niba utatumwirijwe rije gute komeruka ari inama mugenzi wanjye iyo wumva ari gukomanga uhitugemerera ko kanya ubwo nabwirwa n'iki bino biganza binkora gutya kugira ngo cacaka ibiganza bimfata gutya uretse tuganire birashoboka yuko banza ureke dusobanura abantu turi kumwe hano yego iri nijwi mwaganiriye kuri ikaze TV Rwanda ugira igitekerezo cyo gushyiramo aya masheni yose uko ari hano urabizi ko twari dufitanye gahunda mwese ariko ibuke ko rero bahamagaye nkababwira ese kandi ngiye uyoboye ikiganiro ariko urashaka kunshyiramo ntabwo tugushyiramo gutyo uretse abanyamakuru se reka tubigire kuri ibi turagira ngo bino bintu n'ubundi birasobanutse iri jwi ryaje rite ko ryakoreshejwe kuri TV Rwanda reka tukayiha ko byaje rero Ezekiel naramuhamagaye mu gitondo ndabizi yumvishe muka nanjye kutamamagaye wowe impemburo irimo nta mpemburo mwumvise shiraho video impemburo ntabwo baza umve harimo impanuro harimo n'impemburo n'urugendo nta mpemburo irimo oya ntacyo reka tuyishyiremo kuko igiye maka oya mwijwi baza wumve mwijwi rya Pasitoro Izayi impemburo irimo kandi mwese mbemereye ndabahirijwe mwese muri kireho yego Pasitoro ikibazo ndacyakikubaza buretse kumubaza ibindi we nansobanurire irijwi bakwishyuye angahe kujya ikibazo rero igisubizo kiravuga ngo Ezekiel yarampamagaye ngo ze dukore arambwira ngo Pasi ari mu nzira araje arambwira ngo impemburo iraje arambwira ngo Pasafani ni utari uhari arambwira ngo urugendo ruraje murabyumva neza kandi koko gukora mwarakoze uwo munsi ibyo binyamakuru byarakoze noneho nanjye nagombaga kuza ndavuga rero umugabo yarambwiye ngo afite ari inama yenda kujyamo ndavuga rero ntamuhamagara mu nama nkamubura reka mufatirwe ndanabimusaba ndamubwira ngo ese wakuri kodinga none hirirwe nkahita ndikira mu biganiro ati nta kibazo bivuze iki rero bivuze ko nafashe noneho twebwe turamuhamagara kanga kutwitaba ntabwo kubera ko hari ibibazo tumubaza tutigeze tuganira we yarazwe atagufashe oya impamvu irahari Ezekiel nimero yiwe muri iki gihugu umuntu utayizi ninde barahari nta numwe nukuri barahari ntawe ntayuzi nimero Ezekiel ndayifite ariko ntabwo nyizi mu mutwe ariko urayifite ariko ntabwo mwizi mu mutwe nabandi barafite ariko nayo wazi ukeka ko Izayi nagiye kuyitunganya hawe nande hariyo nagusabye wowe we ntayo wasabye ariko se n'uwo mwadeperi nubwo bagutenze ariko mwadeperi hanyuma ikindi kandi wowe nubwo bagutenze ntabwo wasambanye ntiwari wibye ntiwari wagize gute ahubwo ni cyaje bacecekeshaga abana bato babahanuzi yewe ntacyo ndashaka kuyo baguhaye umpeho mvugirizaye bampaye ku mwuka wera utaraza muri ADPR urode ndashaka bino bintu bekiriya n'abantu badukurikiye oya birikiriya ibi bintu ni ibintu birimo biragenda bifata indi ntera ikigaragara aba bantu baturutse muri Amerika bo bafite gahunda zabo banza wumve se aba bantu baturutse muri Amerika bifite gahunda yabo ariko kandi abantu bo mu Rwanda birashoboka ko ushobora kwakira umuntu Ezekiel ushobora kwakira umuntu muhiri wawe uyu muntu ukamwakira urabona nk'uko ufite akagatambaro akangaka ndimo ndihanaguza ibyokere gafite amabara nk'ayahuri hari ugashyira mu ikoto ugatsindagiramo ko wanze kukatwereka mu korido nta butinganyi burimo do ni Isiraheli Amerika se ari icyo abanyamerika nibubahwe kandi wavuze ko ari abatinganyi we ntabwo ari bose ase Pasitoro muri tukiranga wemera abatinganyi oya ntabwo mbemera n'umunsi n'umwe wemera amatora y'abakiriye n'uwakemera abatinganyi ntabwo nagendana amatora y'abakiriye urayemera amatora y'abakiriye ndayemera sinyarwanya ariko sinemera ibyo bakoze none se kandi reka no nkubwire buriya turamutse tuburininze nyirizina Anglikani ya byumba
nibo batweretse ko babakiriye by'ukuri nubwo tutaramenya kiriya gitambaro niba ari cy'abatinganyi by'ukuri koko ariko urebye umudiyakoni wabo yafatanyije nabo kuzunguza ubwo bakubwiye ngo we genda ubishinjangire kandi twebwe kuri ADPR ubidukure oya ADPR se ADPR akwishyanga Pastor Korongo kuko angirikani sina ubuntu bw'Imana angirikani sinayirenganya dore impamvu ya mbere wanyweye essence oya etone mubazi etone wanyweye essence uva hakurya irizo uje kutwumishwa na ADPR tari nta cyayi ADPR ni itoro ry'umwuka ADPR ntabwo yazunguje reka baze mubwire kubwa Pastor baze anga ntabwo twakumvikana uwo singe uwo sinye ujya ku ruhande rumwe hano turi mu itangazamakuru murangirikani bavuye muri ADPR batazumva Yesu yaravuze ngo abahanuzi ba mbere baje barya kandi banywa abakabiri muvuga yuko batatumwe n'Imana umwana w'umuntu aje muvuga yuko akoreshwa na Belzebuli ku bwa usabwa Imana Samuel mwamuteye amabuye asimburwa na Sibomana Jean na Tom Rwagasana abo mubatera amabuye hajyaho Karuranga na Karangwa abo mubatera amabuye ubu hariho rero Ndayizeye Izayi n'abagenzi be nabo murimo murabatera amabuye ubundi muri ADPR mwemezwa n'iki muzemera nde ninde muvugizi muzemera ko ariko mwabaye nari nagushyize mu bakandida ba muri ADPR none nkuvanye ntabwo ndwanye umuyobozi Bibiliya ivuga ngo ngwiye ubwanyu bwigabanijemo kabiri wabugiye kurangira niba muri ADPR by'ukuri kuki mwigabanyamo kabiri arangirikana ADPR umereze intebe aho ngaho sha arangirikana zo Sky becomes dark umereze intebe zo Sky becomes dark kera kirahinduka bamuhaye inote wowe arikoza kutwemeza terani ruhande aho ongera uvuge uri kuvuga ngo wowe baguhaye inote niko idarapo uhakanye ko atari ry'abatinganyi banza wumve twebwe ntabwo tuzi idarapo ry'abatinganyi iryo ari ryo icyakoze ari ryo twabonye muri ambasade rizamuka ariko kiriya gitambaro twabonye ntabwo cyujuje ubuziranenge bw'ubutinganyi umva ejo bundi wari avese wibyiringira ahangaha ngiye imiti ntabwo iri bupfa ntabwo imfata barakore bene data iyo ntimfata Korode ejo bundi upanga ikiganiro yambwiraga ikibazo cya essence ko yabuze none uyu munsi yabonetse none essence uyu munsi yabonetse ariko iboneka azanye ijwi sasa rero ariko yuko ko afite umugore w'umudogiteri uhembwa ku kwezi ukora leta uhembwa na leta uyu munsi turi kuri 19 ntabwo kwezi kurashira ariko dufite amagugu wari wabuze essence ariko icyo gihe nagira ngo mushiremo baza wumve icyo gihe yari yabuze essence ADPR ntabwo bari bakavugana na Isaie kuri aya mari ubwo kugira ngo unyemeza havuye essence nuko umbwira aho bateye gatari rero nagize gutya umuntu umwe arambwira ati mutumishe ikiganiro cyawe nagikunze ubu nakijemo wabyumvise none se nabakunda Pastor Isaie ejo nakoze ikiganiro kivuga ngo nyuma yo kweguzwa ubutwe ko badukunze ko afashe ishoka arabasa ikibazo twe twateze nanjye nateze impamvu mwateze nuko nta modoka mufite ubundi kugira imodoka ukabura essence ni amakosa niyo mpamvu umuvugizi yavuze ngo bajye babanza bareba abo turi bo abo muri bo niba waratenzwe utenga umuvugizi nkandi Pastor Justin yavuye muri ADPR atenzwe ariko nawe ubundi ururimi banza wumve ubu yanyereye wakunyeranye ariko se Zekeri utanyereye zanyereye ari gwakana mabendera katara baza umve Zekeri ubu se wawe Justin yaravuze ati Zekeri ni unyoshya waba woshya Justin akaza kuvuga ko yavuze ibintu atabizi nk'umwana muri social media ubwo urumva ibintu wavuga koko Zekeri umuntu w'umugabo Zekeri kamere ukuntu tuye kubigenza Pastor Korode ADPR barakore bene data mureke bavuga mubwire ko bijye kugenda kwa wese nizere kabibona yego Pastor Korode ADPR yamwishyuye uzabe ko amadarapo atariho yabanze uzingiza amahirwe bakanyishyura ndirikani kama amadarapo araye muhehe muri Anglikani gatatu
Pastor Claude utari ufite karibira madame arimo arakora muri iyo minsi yayibonye aje guhakana ko ADPR atari habanje amadarapo kane Pastor Claude aje mu ijwi rye ubwe apana ADPR ko ntago ari umu ADPR hakana ko idarapo ryo muri ADPR atarizaye wabikoze gatanu ajana aje kuhamya ko ababayoboye bose ADPR babanjeho batabemeye ese izaye uzanya abatinganye muri ADPR abari we abatinganye yazanye gatandatu tose yabumva yababwiye ati ngewe cyambere ADPR n'ibyo abatinganye ADPR n'ibyo abatinganye niba batemera abasambanye umugabo ku mugabo mufite isezerano ryo kuzajya mubikora reka dukomeze mufite isezerano ryo kuzajya mubikorana uko barivuze oya uko barivuze Uwiteka turabadayimoni ukuru batangiye kuzura umugara Use ko waruzi umugara ukaba wiyimeneye kiganiro aha tugisoreje bakandi mwese Pastor Claude birangiye ashikibutiye muri ibiganza byanyu Pastor Claude birangiye tubatumwe bamutumye Pastor Claude yishuwe ntabwo yabura kwishyurwa oya ntabwo nishyuwe ikimenyetso cya mbere kigereka ko yishyuwe dupanga gahunda irenze imwe akajya ambwira ngo ikibazo cya Isaac icyo Esate yabonetse nakare twavuganye ariko ngo icyayi aramwe ati ubundi ku cyayi kandi meze neza ariko se baza wumve ikibazo mfite umuntu batenze Bishop mwazanye ari oya kunenga si ikibazo baragira bati mwebwe Zakeri yabaye inyeshyamba yitorero ahubwo mbwira Zakeri n'inyeshyamba ahubwo ngiye kugutengura ejo bundi guzasubira ntabwo nigeze nego Pastor Claude rero agishyigikira umwuka batinganye muri Philadelphia uyu munsi tuzanye Pastor Claude tumwimukuye muri wituzanira umuntu tuzana umwuka batinganye reka mwe tubigenza Ezekiel oya ikintu kijya reka tumwirukane burundu umva rero Claude baza wumve Anglikani ADPR ubundi ushoje wemeza ko ayo muri Anglikani ariyo twashoje ikiganiro murakoze cyane twashoje ikiganiro Ezekeri n'inyeshyamba y'itoro rya ADPR Ezekeri n'inyeshyamba y'itoro rya ADPR hanyuma uyu nawe ni umukozi w'impemburo nawe baze kwicyurira umugore wa ADPR niyo mpamvu bafite umujinya wa ADPR abo sitwe